ngakora akazi kose kandi neza mbega ukuntu areba umusaza n'umujene we umusaza nakeka ibyo simbyitayeho nanagarukira ngo nzakubita ikinyafu uburyo ugishakamo nibwo nyitangamo iya nkukubita ikinyafu ibyo uri munyigiraho ntushaka urekeraho mbega kumiro ya akageci n'akabandi gashaka kundya avanse kandi ndi umukambwe mbega ikikiro baziko ndi umudage vandama mana yanjye yabwanjyanera kumirwa mukadafu ngene kwezi mba nimo mfata amasefi nuza poropoza ibyanje ngendeye ku mupati natamusheri nabyo kuzunyita sheri twarabamenye mukunda ubuceri ifiriti n'umuceri kuri ibyo bimeze nk'inkera buheri kandi ubwo ndi ku rugamba rwo gushakisha ubukanda nihiringa ku mihanda ngafatisha nk'amaji de black MC fuck muri iyi nyanja banyita shaka ninjira nk'amatake muri rap gusa ndi mu kadafu iyi nyituye umuryango n'amanega yanjye y'inyamirambo nigira nk'umunyacyaro kandi mu Rwanda awucap mu kwifunga ndi umutako niba utazi ko nitwa bantajando nihirinze kuva kera kuri ubu igisumizi nicyo kirango Kongeye kubasuza nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Limited, mudukunda muri hirya no hino mu gihugu, abari mu burasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mujyi wa Kigali. Amahoro Imana nabane namwe, by'umwariko mwe mudukurikiye muri mu bihugu byo hanze y'u Rwanda, ndavuga ubwo aba diaspora, mutwereka urukundo rwinshi, by'umwariko abarundi, abashinga nta buryo mudukurikira page yacu ya Facebook ya Iris Rwanda, uburyo mumaze kwizamuramo. Bless you so much. Ni hamwe n'umuntu wifunze cyane umusirikare. Yes. Diriye ranka. Diriye peti. Peti. Amwe ibihanga. Ikada uratwitse. Ijanga bakita biki? Niyo nego nago amapeti urukumbaza. Nino ugufitiriye peti wowe. Peti? Ni rya wa muntu umwe uri hejuru y'abandi cyane. Bamwita Major. Major. Uri Major. Afande Sario. Allah. Hakuitani. Hakuitani. Mazina ya papa na mama. Papa wamwita Ayabasetsi Felician. Ayawe amazina papa na mama bakwise. Bari ngarasetsa koko. Je wanyita ubundi? Nkunzwe n'Imana Boringo. Nkunzwe n'Imana Boringo. Usira gukura. Yanyaje. Seri. Singe iranya. Wapi? Cha cameraman. Oy. Nkunzwe n'Imana Boringo cyangwa se Baraka muri filme uri murakinamo. Yego. Yes. Bitunguranye cyane rero wisanze mu mujyi nyuma yo kuva mu cyaro. Wabyakiriye ute? Neza cyane. Boringo kaduhere ku buzima bwawe. Boringo wakuze ute? Uburyo uvukamo, uburyo wakuzemo bihagaze bite tubwireho muri make. Nkubwiye ukuntu nyine nje nakuze. Nakuriye nyine muri bwa buzima nyine wabucanganye cyane. Gute? Kwa kurya nyine ubundi hari ukuntu umuntu arya. Kurarira avoka. Ukararira? Ukararira avoka. Wa professeur nyine ibintu bijanye n'ibijumba. Ko wakoresha umunsi mukuru cyane. Ati kurarira avoka umunsi mukuru. Wabaye ku muhanda igihe kingana iki cyangwa mu icyo bita mu centre, urumwe mu bana tuzi neza ko wamaze igihe kinini mu centre, uraza no kutubwira umwaka wigamo mu mwanya turabigeraho n'uburyo wasubiye ku ishuri, manzo tubwireho muri make. Wabaye mu centre mu isoko ufite imyaka ingahe? Yageze mu mfite imyaka 5.
ubu ufite imyaka 14. ni ukuvuga ngo imyaka 9 yose wayimaze mu buzima bwo mu isoko. Yes. Wari ubayeho ute rero? Nari mbayeho nyine nabi cyane nyine kwa kundi nakubwiye bwawe mu kanya nyine. Kurarira avoka. Ubwo rero nje nabaga nariye neza nkarya avoka. Ni nabwo buzima nyine nakubwire. Umaze kumenya ubwenge undi kuri cyo mu muhanda ufite imyaka 5 umuntu yabyibaza. Ni byawe ni nyine bise kunanira ababyeyi. Nari narananiranye rwose. Hari icyo wari warabuze ku babyeyi bawe se cyangwa? Oya nyine najyaga kwiga. Navayo asanga batatetse. Namaruka mu Kinyaba. Naba mbonye umuntu wamereza ibyo nshaka, kamereza ubushera, ibivuzo n'ikivuge. So abantu bari kudukurikira bazi ubushera, ubushera, ikivuge ni ibivuzo. Ibivuzo ni iki? Ubundi iyo wamaze kwenga. Kwenga ubushera. Kwenga ubushera. Barabureka bwaca mu gitondo bakabuvanga bagashiramo ikivuge. Noneho baba babucuruje nyine bumaze gushira. Hasi hagasigaraho ibivuzo ni itende muri make. Wabaye urya ibivuzo? Cyane. Urya ibivuzo imyaka 5. Urenze imyaka 5. Uko niba wari ufite imyaka 5, imyaka 9. Ni imyaka 9 namaze mu samire. Ibyo kurya rero, kurya byari bihagaze gute muri cyagiye? Muri imyaka 9, wenda tuvuge wavuye kuri voka, ugeze ku bijumba, ugeze ushaka kwikorera ijerekani y'amazi, ukavuga ibyo kurya tunyuremo muri makubwo buzima wenda mu santere. Uti nakoreraga gutya, nkabona gukoresha, nkabona uko nambara. Ubwo rero nyigera mu santere ntabwo nanyisubira ku ishuri. Nibwo nagenda ndamenyera. Birangira mu Kinyaba natavuye mu byo gusubira ku ishuri wapi ndabyibagira. Wibera umwana w'umuhanda. Muri buriya buzima wari ubayemo, umva kubayeho gute mu mutima wawe? Umwe mu bantu basa nk'abarakare. Numvaga mbayeho nabi cyane rwose. Kandi ngwa wishimye. Ntari. Urabizi neza ko kuri kurya nabi ariko ko mu muhanda uragushimishije. Ni nk'iye mirimo wakoze mu gihe wari uri ku muhanda? Imirimo nakoze yo gusunikira abantu. Twasunikira iki? Nko gusunikira umuntu wenda ahetse nk'imizigo nkamusunikira inyuma kama 100. Umuntu wa porofesiyo yo kuyogoshesha. Noneho nawe wenda nk'umuntu uramikira ka wenda cyo kuvoma. Bajana ijerekani imwe niba ari kuvoma amajerekani 10. Avoma. Navaye bikibuni baba magakuri sengani. Ariko nibwo urumva ko nibivuzo ibivugiye ubushera. Nago nabaga nabibura ndi kuvoma. Bwarubyo ukangwa n'icyo kurya n'icyo kunywa. Ariko nyine bakanshishiriza mu makamba wenda nka 200 300. Uvuye kuri iyo mirimo winjira mu maresitora, gukora amaresitora. Rero ngeze bwo nibwo nageze igihe nyine ngera muri resitora. Ngaza ndakora ku kwezi bakamba 7,000. Nibwo nagenda ndabika. Ariko namanje ayo nakoreye yose. Ukwezi bwa mbere ukwezi kwarangiye nashana mfiteyo. Kuko namanje nimaraga yanzara yose namaze iminsi mfite. Navuga ko ari imyaka ariko ukorera imyaka yo kurya. Ariko wama amafaranga nuko nyine njewe nandya. Ukwezi kwagiye kurangira abambariye basanga nta kintu kirimo. Uyu mwana muri kubona avuka mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa mu kagari ka Bugamba umudugudu wa Gatare. Umudugudu Kidwa.
mu mudugudu wa Kirwa. Numwe mu bana ubu ngubu twazanye mu mujyi. Umujyi wawubonye ute? Umujyi wo nawubonye fresh. Wasanzemo inzara se nkuko bivuga cyangwa? Mu mujyi wapi nta nzara na. Ahubwo nabonye mwibereho neza rwose. Kurya neza, kuryama neza. Urayuriye neza? Gute? Ariko noseho naho byumva nyine. Nyine bigiye n'abantu batari kumwe nawe. Nyine njewe uraja restaurant nyine bagukubita ku kanyama usubiza ku gafiriti urenzeho icyayi nase urumva ubwo atari neza ra. Dushimire Lipia Restaurant yakiriye Bolingo ubwo yageraga mu mujyi bwa mbere. Ntago ari ubwa mbere yarawugezemo ko hari ikindi gihe waje gukina filime, ariko ubwo waje mu buryo buri special, uraharara ufata umwanya wo gutembera wishimana n'abantu mutari mumenyeranye. Tubwire ubundi imbere wari waragarukiye mu wakangahe? Ubundi navuye mu wa mbere mu mwaka wa mbere. Noneho mvamo mfite imyaka 5. Sibe ejo bundi mfite 14. Usubiye ku ishuri bigenze ute rero? Wavuye mu ishuri utazi gusoma no kwandika? Wasubiye mu ishuri bigenze ute? Nyine naje guhura n'umugabo bita Gugu, ariko abenshi bamuzi ku izina rya Kamushyamba nyine. Niwe waje kunsubizayo nyine. Ubwo nyine ni nk'Imana navuga ko yaduhuje nakunda. Umusirikare. Umuntu yakwibaza ngo byaturutse kuki kugira ngo wumvire Gugu, unyumvire, wemere gusubira ku ishuri, ababyeyi baragerageje bikanga. Nyine nawabivuga guco nyine, ariko nasubiyeyo yaje kumbwira ko ashaka kunyinisha filime. Wewe waje kumbwira ko ashaka kunyinisha filime. Noneho ari kumbwira ko ngomba kuyikina wenda nsubiye mu ishuri nkamaza niga gusoma no kwandika. Nabona gukina. Yewe nase basubikunze cyangwa cyafite imbogamizi hari ibyubura uvuga uti ibintu bisi mbifite ndashaka gusura ku ishuri wenda sinzasubirayo. Navuga ko imbogamizi ntayo muri make nayo. Ubu dukurikiye ushaka kudusapotinga Bolingo akabasha kwiga neza, twandikire turasiga nimero hasi, utwandikire uyu mwana ari umukinnyi wa filime mwamubonye muri filime ya Silent Killer, numwe mu bakiteri beza, mugiye kumona mu yindi filime iri imbere tutarashira hanze izina ryayo. By'umwihariko umunsi wa none yageze mu mujyi, ni byakanya gato yagasubira mu rugo mu cyaro, gasubira no ku ishuri, ariko ntitwifuza kumubona ubuzima bwo ku muhanda, ubuzima wari ubayeho utari kwiga. Kuko wiga mu wakangahe? Niga mu mwaka wa 2. Ntabwo se abantu baguseka ngo wigure ikigabo? Oya, kunse gutanseka mpfa kuba nzi icyo nje ndi guharanira. Ibyo nawabinza nawe. Icyo ushaka kurakiza. Bahise babwira na chef de classe. Yes. Kandi abantu wakangahe? Uwa mbere. Yanyabye seri. Ube wa mbere. Tanzania dote mu buhembe. Lote nyine iri mu rugo umunsi ngo wasubira nibwo nzayiguha. Bolingo uretse gukina filime nsigaye numva uri n'umuririmbi. Anabyabura. Ubwese nyiyongoze utereka ubwese nyiyongoze utereka biri duterura n'iki ati n'iki turirimba kandi kuri mukundi muhanzuzi. Kamwe nzi nyine nakamukadafu. Mukadafu ngene kwezi bani mupfata amasefi nuza poropoza ibyanje ngende ku mupati natamusheri nabyo kuzunyita sheri twarabamenye mukunda ubuceri ifiriti n'umuceri kuri ibyo bimeze nk'inyera buheri kandi ubwo ndi ku rugamba bwo gushakisha ubukanda nkihiringa ku mihanda ngafatisha nk'amaji de black MC fuck muri inyanja banyita shaka ninjira nk'apo natake muri rap gusa ndi mukadafu iginyituye umuryango namanega yanjye y'inyamirambo nigira nk'umunyacyaro kandi mu Rwanda awucap mu kwifunga ndi mutako niba utazi ko nitwa bantajando
nihirinze kuva kera kuri ubu igisumizi nicyo kirango nigisa fuck muri iyi nyanja banyita shaka yes nanagarukiraho nabi kweri ko ngomba gushyiraho kandi mu majyepfo nizo hudu Ruyenzi Sirikenge hamwe mu maririmamba mujya mu murwa kugura ibitenge reka mpindure shaka nigire nka Tafugenge aribumaye niga muhora mu bipfunsi gusa mbasubije ibyanyu gusa nsigaranye map yes Boringo boko kwishure studio washyira hanze indirimbo ivuga kuki washanze ihe ndirimbo je nyine nashira indirimbo yerekeranye nyine n'ubuzima nkurikije n'ubwo nabayemo nyine ufite ko wakwandika indirimbo ifite ubuzima bukakaye kubyo ko abantu baduteze amatwi dushaka kwishira hamwe turi benshi twavuga tuti Boringo mu kwa gatatu tuzumva ikigoma cye nyuma y'Icyawizimeka yes byabaho nabyo aho ari kurapa ila ni rap turirimbire none nyakuku turirimbira twumve icyo bita indirimbo nyandirimbo isanzwe indirimbo isanzwe kandebera ngira nk'abahanzi batatu ziba mu Rwanda hari Bruce Melody ndirimba nk'akarimbo kamwe ka Bruce Melody Gonza ukubita ikinyafu uburyo ugishakamo nibwo nyitangamo nkukubita ikinyafu ibyo uri munyigiraho ntushaka urekeraho mbega kumiro akageci n'akabandi gashyaka kundya avanse kandi ndi umukambwe mbega icikiro baziko ndi umudage vandama mana yanjye yabwanjyanera kumirwa ndi gufesinga ikibazo kandi abanzi neza baziko ndi samefo kabisa rekira kabubwire cya nzakubita ikinyafu nushaka nzakubita ikinyafu njye mfite itarano y'ikinyafu baby nanarangirizaho n'iki ukanarangirizaho n'iki agahita hashya ko ugafunga umusirikare yes Boringo aranungwe wallahi Boringo derukana utameze gutya urisha yes byaraje munezero za kuboneka nibyo byiza cyane Boringo birashimishije niba ibintu byaraje gucamo niwe mukobwa uzi mu Rwanda uririmba Knowless niyo ndirimbo yuzi niyo birumbwiro ni ntari indirimbo Dorcas na Vestine abazi baba rimwe ndabazi ariko nyine indirimbo zabo zira ndirimbo nkunze kuzifata cyane wenda ngiyo nafata ya Marina kwagiye kwa Marina ariko afatanyije na Queenuca nta kibazo ngakora akazi kose kandi neza mbega ukuntu areba umusaza n'umujene byumane de we umusaza nakeka ibyo simbyitayeho nanagarukira wallahi Boringo mu kwa gatatu muhemereye ingoma mwe muduteze amatwi nemeye audio niba wanshigikira tukazakora na video mureke dukorere uyu mwana yandika indirimbo ye nawe uzaburimo twahejuru cyane niki niko niki yahite hacako hahite hashya umuhanzi Boringo tugushutinge twinjiye kuri bwa buzima wabayemo cyane tukore mu kinyababa wallahi Boringo mu buzima bwawe ni wowe mwakubaho wagushimishije
uyu mwaka wo mu kwa mbere. Uyu mwaka turimo niwe navuga unshimisha. Kubera ushimishijwe n'iki? Ariko nanone hari uwundi wanshimishije ndimo gusubira ku ishuri. Nawe waranshimishije niko nabivuga. Boringo niki usaba abanyarwanda baguteza amatwi bari kukureba uyu munsi wa none? Kino nabasaba ageze nyine ugumva ashaka kuntera inkunga yayintera nanje nkareba ko wenda nakwiteza imbere. Cyo nabusaba. Ushaka kwiteza imbere mu buhe buryo? Kwizamura nyine nkava muri bwa buzima. Nkava muri bwa buzima nahozemo. Boringo tugushimire, reka tugutembereze. Twabanje kukureka nimugoro ukigera mu mujyi umanza kuruhuka. Ubu ngo amasaha ageze tugiye kugutembereza mu mujyi. Urabura kumwe n'umunyamakuru witwa Iberi akugeze no kutundi twa Marine tubamo hano muri iyi town. Muhuza ubuzima ugende ureba ubuzima. Ese kuba nka Marine mu cyaro bihura bite na Marine zo mu mujyi? Iberi ntago ari Marine ariko ni inshuti ya za Marine. Muraza ko muri kumwe aragutembereza mugende imihanda. Icyo ubona ushaka uvuge, icyo ubona kigutunguye uvuge, ubundi niki. Reka tugushimire cyane wakoze. Yes. Neza kandi namwe mwakoze. Yego.